Yesu ashimwe cyane ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ni mama Doreen muri kuganira ijambo ry'Imana kuri Maramaza Channel. Imana ihabwa icyubahiro. Mana we, shimye Imana yacu itagihuga, itagitureka, ihora iduhishurira imigambi ya Satani. Yewe we, Imana yarampishuriye, impishurira ukuntu maso bafite umugambi ukomeye bawutangiye bageze kure, barimwo babeshya abantu b'Imana ngo barabajyana mu ijuru, ariko ari nta juru, ahubwo ari inyigisho maso barimwo bavuga, arizo barimwo batanga kugira ngo abantu barangare bibeshye ubugingo ari nta buhari. Imana yarabimpishuriye, yarabinyeretse. Niyo mpamvu nje kubabwira abantu b'Imana, mube maso, tube maso, tumenye aba bantu barimwo bagenda bavuga ijambo ry'Imana babaye benshi, inyigisho zabaye nyinshi, abahanuzi babaye benshi, ariko benshi muri bo nabari kuyoborwa n'umwuka maso. Imana yarabimpishuriye, narabibonye. Dusenga Imana bene data, dusenga Imana. Ndababwira uko nabibonye. Imana yabinyeretse mu buryo bw'inzozi, ndabibona, nsenga Imana, ndabisobanukirwa. Imana narayisenze ndayisaba ngo insobanurire ibi bintu nyeretse ni ibiki, ishaka ko mvuga iki, kuko narayemereye ndayibwira nti icyo uzambwira kuvuga nicyo nzavuga. Dusenge. Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimye ko wantoranije mu bagana y'abanyabyaha ukangira inshuti yawe mwami, ukambabarira ibyaha, none ukaba ushoboje, ukaba umbashishije kugira ngo nanjye mbashe kubumbura umunwa mvuge. Mwami Yesu, ndakwemereye ngo nkubere igikoresho. Umwuka wawe wera abari wubwira abantu bawe, abari usobanura, abari wagira icyo avuga, ngiye nkubere igikoresho gusa. Mana urakoze, ngwino twigishe, ngwino tugire inama, natwe duteze amatwi kumva icyo tubwira mwami. He kubanjye ahubwo habaye wowe Uwiteka. Urakoze, senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen. Bene data, bakunzi b'Imana, Imana yaranyeretse, insobanurira ukuntu maso ari bo biganje hirya no hino mu madini, ari bo biganje hirya no hino mu bintu barimo bavuga ngo niyobokamana. Muri izi nyigisho nyinshi abantu benshi babaye benshi. Tibyagenze gute? Ngiye nari ndyamye ndarota, narose mbona mpagaze ahantu hafi y'inzira nari nitegeye. Aho hantu hari ku nzira mpitegeye, abantu bari kuhanyura bafite amatafari mu ntoki, barimo bagenda bajya kubaka. Noneho baragendaga bafite amatafari ahiye, murayaza ari amatafari ahiye bubakisha nyine amazu, bavuga ko abakomeye kuko nyine n'amatafari ahiye. Noneho abantu baragendaga bakajya kubaka. Abo bantu bagendaga bajya kubaka babaga bazi uburyo kibubaka. Murabona ukuntu bapangaga ibipango by'amatafari. Kera iwacu nabonaga bapanga ibipango by'amatafari. Amatafari barayatwikaga mu itanura yamara gushya, bakayazamukana bakayajyana nk'ahantu hegereye ku muhanda kugira ngo bazabone nk'ukuntu bayagurisha. Ariko ukuntu bapangaga bya bipango byabaga ari mu buryo bw'ubuhanga. Umuntu utazi gupanga neza igipango cy'amatafari ngo agipange neza uko byagenwe, uko yagombaga kugipanga, yarihirikaga. Ntabwo ari ugupfa kugerekeranya amatafari uko wiboneye, oya, yarihirikaga. Umuyaga uje yarihirikaga. Nuko byavugaga rero ngo ugomba kuba uzi gupanga neza igipango cy'amatafari ukagipanga. Urabona ni nka kuriya bubaka mu nkingi y'inzu, ukuntu bubaka inzu bagenda bayagerekeranya, ukuntu nyine babizi byabo by'ubuhanga kugira ngo iyo nzu itihirika. Noneho harya mu nguni ho bahubaka rero mu buryo nyine bukomeye, kuko ni mu nkingi niho haba hafashe inzu. N'abapanga amatafari rero nabo bafite uburyo kibayapanga mu buryo bukomeye, umuyaga utapfa kuyahirika. Abo bantu banyuragaho kaho mu nzira bafite amatafari babaga bafite ubuhanga, baze batojwe, noneho bakagenda bakubaka uko kuntu babitojwe. Nabonaga basa nk'abari mu kubaka nk'igipango cy'amatafari, nabonaga barimo bakubaka nk'ikintu cy'igipango cy'amatafari gikomeye rwose ku buryo nta muyaga apfa kugihirika. Abo bakavaho bakagenda bakajya kubaka, bakajya kubaka. Hanyuma nyuma yaho nabonye haza maso.
naramubonye numvise ijwi rimbwira ngo uriya muntu uhagaze hariya ni umufrimaso. Umufrimaso rero yarazaga nyuma y'aba abandi bamaze gutambuka, nabonaga ari nkaho icyo cyiciro cyabo ngabo gitambutse kivuyeho. Noneho umufrimaso isaha yaragiraga runaka akaza agahagarara aho ngaho mu nzira. Yahagarara aho ngaho mu nzira, abantu barakomeza bakaza nabo bajya kubaka, nabo bafite amatafari ahiye mu ntoki ameze nka yayandi babandi bagiye kubakisha bwa mbere nabo bari bafite. Noneho ariko icyo bitandukaniyeho, babandi bazaga nyuma wa mufrimaso amaze kuhahagarara aho ngaho ku nzira yabashyiragaho ikimenyetso mu gahanga. Nabonaga asa nk'uwandikisha urutoki, asa nk'ushushanya mu gahanga, urutoki arimo akoresha abashyiraho ikimenyetso mu gahanga. Ariko icyo kimenyetso yabashyiragaho cyabahaga ubwenge, nicyo cyabahaga ubushobozi, nicyo cyabahaga ubwenge bw'ukuntu nabo bazajya kubaka. Ntabwo bubakaga nk'uko babandi ba mbere bubaka. Nabo bajyaga kubaka, nabo bakazamura nk'igipango cy'amatafari, ariko bo bakubaka ibyo wa mufrimaso yabashyize mu mutwe. Wa mufrimaso niwe bahaga ubwenge bw'uburyo bari bwubake, niwe bategekaga uburyo ki bari bwubake, kubera cya kimenyetso yabashyizeho mu gahanga cyabaga ari nkacyo kigenda kikabashyiramo ubwenge, kikabashyiramo ubushobozi, kikabaha uburyo ki, kikabereka uburyo ki bari bwubake ya matafari bari kugenda bajya kubakisha. Noneho bakubaka kwa kundi wa mufrimaso yabashyize mu mutwe bari bwubake. Niko nabibonye, niko nabisobanukiwe. Narabibonaga nkahita menya n'icyo arimo akora uwo mufrimaso. Kandi iyo wagendaga yamaze gushyiraho icyo kimenyetso, nta kuntu wagombaga kuvuga ngo uragenda wubaka ubundi buryo atakubwiye kubaka. Nta nubwo yegeraga aza kukugenzura ngo urubaka gute, oya. Mbese yabaga biguteye mu mutwe, ntiwashoboraga kunyura hirya no hino, wagombaga kugenda ukubaka uko nguko nyine yabiguteyemo. Yagendaga rero uwo mufrimaso abanyuza aho ngaho bose, yamaze kuhahagarara yaragendaga akabashushanya mu gahanga, akabashyiramo icyo kimenyetso mu gahanga. Ariko ikindi giteye ubwoba nanone, icyo kimenyetso yashyiraga mu gahanga kw'abo bantu ntabwo wakirebaga n'amaso gutya ngo ukibone, ntabwo wakibonaga, kubera wabibwiwe n'iki. Naho nari mbetegeye hakurya aho ngaho hirya yabo ntabwo bambonaga, n'uwo mufrimaso ntabwo yambonaga, ariko njye nabashaka kubabona. Noneho hari umugabo wahatambutse yambaye amarinete. Noneho kugira ngo amushyireho ikimenyetso yagombye kumanura amarinete gutya, ashyira hagana hasi amarinete amadarubindi arayamanura, noneho kugira ngo abone uko amushushanya neza mu gahanga. Noneho ngewe nagize amatsiko ngo ndebe icyo kishushanya ari kubashushanya mu gahanga ni bwoko ki, ni igiki ari kubashyiramo, ni ibiki arimo yandikamo. Nabonaga arimo nk'uwandika, ariko mbona arimo yandika ariko ameze nk'uri mushushanya. Ni ikintu cy'igishushanyo, ni ikimenyetso yashyiraga mu gahanga mu buryo bw'igishushanyo. Ariko icyo kimenyetso ari kubashyiramo, icyo gishushanyo ari mu busa nk'ushushanya, byabaga bifite icyo bisobanuye kinini cyane, kuko bwabaga ari ubwenge ari mu kubashyiramo. Noneho ngewe nararungurutse gutya rero ndeba munsi y'amarinete, hejuru y'amarinete ngo ndebe icyo arimo yandikamo. Mbona rimwe arashyiramo ikintu cy'igishushanyo, ariko yarangiza kugishyiramo ntube wakibona n'amaso y'umubiri. Ntabwo nashoboye kumenya ngo igishushanyo gisa gutya ngo mbe nakongera nanjye nkishushanye. Wenda nabonaga uko agenda agira urutoki, nkaba navuga ntiyagiye anyuze urutoki gutya na gutya, ariko nta kintu cyagaragaraga inyuma. Icyo gishushanyo rero ni ukuvuga ngo umuntu ufite icyo kimenyetso mu gahanga ke ntushobora kumenya n'amaso y'umubiri. Ni ibintu bikomeye, niho ubwenge buri rero. Ntabwo ushobora kumenya ngo uyu muntu afite ikimenyetso cy'abafrimaso, ntabwo ushobora kumenya ngo uyu muntu ntafite ikimenyetso cy'abafrimaso, ariko ugifite warabyiyiziho, kuko babaga bakimushyizeho, arabizi ko bakimushyizeho. Kandi nta bushobozi nanone yari afite bwo kwanga gushyirwaho ikimenyetso. Nanone mwumve, nta bushobozi yari afite bwo kwanga gushyirwaho ikimenyetso. Iyo yahanyuraga uwo mufrimaso yamaze guhagarara mu nzira, nta bushobozi yabaga afite bwo kwanga gushyirwaho ikimenyetso. Yagombaga gushyirwaho ikimenyetso byanze bikunze. Kereka aramutse asubiye inyuma akagenda, ntakomeze urugendo ngo ajye kubaka. Ariko aramutse akomeje agashaka gukomeza kujya kubaka, nayo matafari yabaga afite mu ntoki akajya kuyubakisha, yajyaga kubaka, ariko akubaka uko bamufrimaso bamutegetse kubaka. Umuntu utarashyirwagaho ikimenyetso
ni umuntu wavugaga yenda agafata icyemezo ati ngewe ibyo kubaka mbivuyemo insubiye inyuma aho kugira ngo nshyirweho iki kimenyetso ngewe ndabiretse ibyo kubaka ndabiretse nuko nguko nabibonye. Abantu rero bakomezaga nyine bagenda bashyiraho ikimenyetso nyuma biza inzozi nza kuzivamo gutyo. Yaragihagaze aho ngaho ashyira ikimenyetso ku bantu bari gutambuka bajya kubaka, kandi nabo bubakishaga amatafari ahiye akomeye ameze nka yandi y'abambere barimo bajya kubakisha, gusa bari barimo bajya kubaka mu buryo bunyuranye. Imana idufashe kandi Imana igushoboze kumenya no gusobanukirwa hano ubwenge buri. Ubwo rero naje kwibaza ndavuga Mana ibi bivuze iki? Ko numva ari ibintu bikomeye, ko numva ari ibintu by'ubwenge, ibi bintu bishatse kuvuga iki? Namaze iminsi mbisengera kugira ngo Imana isobanurire imbwira iki ibi bintu bishatse kuvuga, kuko uri kuntuma ngo ninkubwirira abantu bawe babe maso, uri kuntuma ngo nitwirinde tube maso tumenye ibihe turimo uko bimeze. None unyeretse ukoresheje ibi by'uyu mufrimaso we yaramumbwiye numva ni izina mufrimaso, ariko ibi bishushanyo ari gushushanya aya matafari kuri abari kujya kubaka bishatse kuvuga. Narabanje ndasenga pe, senga Imana ndayisobanuza. Imana yaje kunsobanurira rero, Imana yaransobanuriye, niyo mpamvu nanje nje kukubwira. Uti Imana yagusobanuriye gute? Uribaza rero abo bagiye bwa mbere ni bantu ki? Abo bantu bagiye bwa mbere bubakaga ibimeze bite? Abagiye bwa kabiri barubaka nabo gute? Nibyo tugiye gukomeza gusobanukirwa. Abagiye mbere bubakaga uko byateganijwe, uko babibwiwe, bakubaka ku rufatiro ari rwo Yesu Kristo. Bakubaka ku rufatiro rwubatse mu ijambo ry'Imana ari rwo Yesu Kristo, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu ni Alufa na Omega. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Tubisomye mu Byahishuwe ibice 22 ku murongo wa 13 haratubwira ngo ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Abagiye mbere bubakaga ku rufatiro ari rwo Yesu Kristo, bakubaka uko bategetswe n'Umwami Imana, bakubaka uko bategetswe na Yesu Kristo ari we mwubatsi mukuru nyine, niwe Alufa niwe Omega. Niwe abagiye mbere bubakaga gutyo, nabo babaga babizi, nabo babaga barabibwiwe. Bakubaka kuri Kristo, bakubaka ku rufatiro ari rwo Yesu Kristo, niwe tangiriro niwe herezo. Amena. Turagaruka ko ari iherezo, turongera tubigarukeho, ariko tuvuze ko ari we tangiriro, niwe tangiriro. Abubaka mbere niwe bubakaho. Haleluya, Imana ishimwe. Bubakaga uko Yesu Kristo yababwiye, bubakaga ibikomeye, bubakaga ibizaramba, bubakaga ibizahoraho. Haleluya. Bubakaga uko babwiwe n'umwuka w'Imana. Haleluya. Bayoborwaga n'umwuka w'Imana, bakubaka uko umwuka w'Imana yababwiye, bakubaka ibihoraho, ibizaramba. Aba bantu rero, aba bantu bubatse bakubaka nk'uko Kristo abishaka, nk'uko Imana ibishaka, bakubaka kuri Kristo. Nibo bahamagawe n'Imana, nibo bubaka bakurikije ijambo ry'Imana, bakarisobanura uko Imana ibishaka, uko Imana yabigennye, bakasobanura ijambo ry'Imana uko riri, bakayoborwa n'umwuka wera. Ni ukuvuga abakozi b'Imana batowe n'Imana, basizwe amavuta y'umwuka wera, bahamagawe n'Imana, bakagira umuhamagaro wo kuvuga ijambo ry'Imana, bakagira umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza, bakuzura umwuka wera, bagasigwa amavuta n'Imana. Batoranijwe, abo ni abatoranijwe. Hanyuma rero nababwiye yuko mu nzozi nabonye abo bamaze gutambuka, abo bajya gukora nk'uko Imana yabategetse gukora, bagakora nk'uko babwirijwe n'umwuka wera. Bamaze kurangira, isaha igeze, umufrimaso akaza guhagarara mu nzira, abakurikiragaho bose bajyaga kubaka nk'uko nyine umufrimaso yabashyize mu mutwe, kandi ntabwo bagombaga kubinyura ku ruhande. Oya, bagombaga kubikurikiza uko nguko nyine. Umufrimaso rero ni muntu ki? Umufrimaso ni iki? Abafrimaso ni abantu basanzwe tubona hirya no hino. Ntushobora kumenya ko ari umufrimaso kubera ko nanababwiye yuko ikimenyetso nubwo bakibashyiraho, twebwe tubareba n'amaso asanzwe y'umubiri, ntidushobora kubabonaho ikimenyetso, ariko bo ubwabo bakiyiziho. Ariko kandi natwe dufite umwuka wera w'Imana, tubasha kubamenya kuko hari ibimenyetso bibaranga. Nibyo nzavuga ku kindi gice cya kabiri kizakurikiraho. Abafrimaso bafite ibibaranga.
amena, bafite ibibaranga, abafite amaso y'umwuka barabibona. Aba bafrimaso rero ntabwo bivuga ko ari idini runaka. Nta dini bashaka kuvuga ngo babarizwa mu idini runaka, kubera ko gahunda yabo nuko abantu byatangiye ari abagabo gusa, batangiye kera, ariko izina Freemason barifashe mu 1717. Bavuga ko iryo zina ry'u Freemason barifashe muri uwo mwaka, ariko nkuko nabivuze batangiye gukora kera, cyagiye barwanya umuzuko wa Yesu. Irya myuka abadayimoni yakoreraga muri babandi bagiye kurwanya ngo Yesu ntiyazutse, abaroma bafatanije n'abatambyi n'abanditsi b'amategeko, barya nibo ba Freemason bambere babayeho. Ariko izina Freemason barifata kiriya gihe, ariko n'ubundi basanzwe bakoreshwa n'imbaraga z'abadayimoni zikorerana n'uyu munsi mu ba Freemason bo kurwanya Yesu, bo kurwanya Kristo. Aba ba Freemason rero n'abantu basanzwe utapfa kumenya ko ari aba Freemason, ariko icyo bashinzwe ni ukwishyira hamwe, bishyize hamwe, noneho bemeranya kujya uko bazajya bavuga Imana, uko bazajya basobanura Imana icyo ari cyo. Ntabwo ari idini, bavuga ko atari idini, ariko bakorera mu madini, bakunda kuba ahantu abantu b'Imana bari, bakunda kugaragara nk'aho ari abantu b'Imana. Ni babandi rero ijambo ry'Imana rivuga ngo ni birura, ngo bambaye uruhu rw'intama inyuma, ngo ariko imbere ari amasegaryana. Naba aba Freemason ni ukuvuga ngo ikibuga bakiniramo kiba kiri mu nzu y'Imana, ikibuga bakiniramo ni icyo kuvuga Imana uko wayivuga uko ariko kose ntacyo bibatwaye. Ibyo nibyo nyine bashaka. Aba ba Freemason rero bakora ku mugaragaro, urebye bakora ku mugaragaro kuko bafite ahantu nabo bahurira. Baravuga ngo ni muri lodge, sinzi impamvu bafashe iryo zina, ngo ni mu macumbi. Lodge ubundi ni ahantu abantu bajya gucumbika bakaharara kabiri kangahe, n'ahantu n'amacumbi. Nabo rero aho bateranira, aho bahura bakora iyo nama yabo yo kugira ngo barwanye Imana, yo kugira ngo barwanye abantu b'Imana, bahita ngo ni muri lodge, ngo ni mu macumbi. Ubwo twe tuvuga ngo tugiye mu rusengero, ubwo bandi bavuga ngo bagiye muri za temple, bo bahisemo kuvuga ko bagiye muri lodge, ngo bagiye mu macumbi. Niryo zina bafite n'ikimenyetso ngiki nabakibashyireho, cyane cyane ahantu uzabona hari iki kimenyetso, amazu uzabona ariho kano kamenyetso, uzamenye ko aho hantu ariho aba Freemason bateranira. Bafite ibimenyetso binyuranye, ariko iki kimenyetso kimeze ngo ni campus, gifite ikintu kimeze nka ekeri inyuzemo n'iyi nyuguti ya G. Iki ni ikimenyetso simusiga icy'aba Freemason. Aba Freemason rero nubwo bafite aho bateranira, bakaba bafite aho bajya gukorera inama zabo, hazwi hagaragara ku mugaragaro, ariko ibintu bakoreramo imbere ntawe ubimenya kereka bo ubwabo. Kandi ntushobora kwinjira muri iyo nzu yabo utari umu Freemason, ntushobora kwinjira muri iyo nzu yabo ngo ujye kumenya ibikorerwamo utari umwe muri bo. Ubwo twe mu rusengero tureka abantu bose bakinjira, tuti yenda n'abanyabyaha nibaze, yenda hari baragenda bakijijwe ahure n'umwami Yesu, umuryango urakinguye rwose. Ariko aba Freemason bo siko bimeze, ntushobora kwinjiramo utabanje gusinyira yuko uri umu Freemason. Niho ubwenge bwabo rero n'uburyarya, ntushobora kumenya ibintu bakoreramo aho ngaho. Gusa icyo tuzi nuko baba bari mu nama yo kurwanya itorero, bari mu nama yo kurwanya itorero, inama baragenda bakayikora, nta muntu utari muri bo ushobora kwinjiramo. Bafite ibintu bakora by'imihango n'imigenzo yabo bakoreramo imbere bamaze kugeramo. Urabona ukuntu ngo bafite n'uruziga cyangwa se uruziga cyangwa se uruzitiro kiba kizengurutse bira bimenyetso byabo. Ni ukuvuga ngo ntushobora kujya inyuma y'amahame y'aba Freemason. Uramutse ugiye inyuma y'amahame yabo kakubayeho. Uramutse urenze rero uruzitiro baba bashyizeho, baba barwemeranijwe, barabyishyizemo, ukavuga Imana uko batakubwiye kuyivuga, kereka wihishe muri Kristo. Naho ubundi byawe babishize, ugomba kubivuga nk'uko bagutegetse kubivuga. Kandi babumva ariko kuri kwabo, ariko ntabwo ari ukuri ko muri Bibiliya, kuko barahura bakavuga ngo tuzya tuvuga Imana gutya. Waba wizera Imana, waba wizera Bibiliya, waba utizera Bibiliya, waba wizera Buddha, waba wizera icyo wizera icyo ari cyo cyose, abo bantu bose n'abatagira ibyo bizera biyizera ubwabo. Harimo abantu bumva ko nabo bari Imana ubwabo ku giti cyabo. Abo bose barahura bakaba bakora ikintu cyitwa icyo cya Freemason bakagihuriramo. Gusa icyo bahuriramo bose nuko iyo Mana bazajya bayivuga uko babisezeranye.
mwibuke yuko nababwiye ko nabonye abubaka ba mbere bari bafite amatafari ahiye ariyo bubakisha. Abubaka bwa kabiri nabo bashyizweho ikimenyetso cy'abafrimaso, nabo bari bafite amatafari ahiye ariyo barimo bajya kubakisha. Ni ukuvuga ngo ari amatafari ahiye ni ijambo ry'Imana, ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana. Yesu niwe jambo, haleluya. Ariko bose bajya kubaka bafite za Bibiliya mu ntoki, bavuga yuko bubaka ubwami bw'Imana bakoresheje Bibiliya, ariko bakubaka uburyo bunyuranye. Aha rero niho ubwenge buri, aha niho uburyarya bukomeye buri bw'abafrimaso, kuko baratekereje baravuga ati hari abantu bakunda Kristo, hari abantu bamwemera nk'Imana, hari abantu bamwemera nk'umukiza. Aba bantu turabagira bate? Aba bantu turabakoresha iki? Barashyiraho ikindi kintu cyitwa teoloji. Ndabamenyesha ko muri teoloji ntabwo bigisha imyizerere y'idini runaka. Muri teoloji bigisha ibijyanye n'Imana. Ni nko kuvuga histoire y'Imana, amateka y'Imana, amateka ya Yesu. Babigisha ibijyanye n'uko bo bumva bagomba gusobanukirwa Imana bihuriweho n'umuntu wari we wese. Ni ukuvuga rero muri teoloji ntabwo uzajya muri teoloji udakijijwe ngo ukirizwe muri teoloji. Oya. Umuntu ujya muri teoloji adakijijwe aragenda akiga kaminuza akabona za doktora, ariko akavamo adakijijwe. Ahubwo niwe mubi cyane rero. Noneho abantu bagiye kwiga teoloji badakijijwe nibo bahakana Imana, ariko mu buryo bw'uburyarya. Bafata Bibiliya noneho bakavuga Imana mu bwenge bwabo bwa kimuntu, bakagaragaza aho bajyana abantu mu ijuru, kuko ijuru naryo bararivuga, ariko uburyo bajyana abantu mu ijuru, uburyo ki bayobora abantu kujya mu ijuru, ntabwo ariyo nzira y'ukuri. Oya. Babayobora inzira itariyo, ariko abantu benshi babizimiriyemo, abantu benshi babiburiyemo ubugingo, abantu benshi baracyazimira kubera bazimizwa n'abanyabwenge. Abantu bumva ko abanyabwenge bakabafata ko ari abanyabwenge. Ni abanyabwenge mu byo mw'isi, ariko ntabwo ari abanyabwenge mu byo mu ijuru, kuko muri teoloji ntabwo bakuramwo ubumenyi, ntabwo bakuramwo ubushobozi bene data, kuko twe dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Ariko bo bafite ubumenyi kuko barabyize, bafite ubumenyi bwo kubisesengura, bafite ubumenyi bwo kubabwira ngo iyi nkuru yabaye aha ngaha byabanje kugenda gutya, bakamenya amateka y'iyo nkuru, bakamenya amateka y'ukuntu byari bimeze icyo gihe. Ariko amateka ntabwo azatuma abantu bajya mu ijuru. Igifite ijuru ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi. Amena. Ntabwo mvuze ngo nimureke kujya muri teoloji. Nimujyeyo rwose, nimugende mwige teoloji, kuko harimo abiga teoloji ariko bakakomeza kujya no mu ijuru. Narindi mvuga nti abantu bajya kwiga teoloji batafite umwuka w'Imana, batarabanje kuzura umwuka wera ngo bakizwe, bameneke, bamenye ukuri, bamenye aho bahagaze, bamenye aho bagomba kugarukira, n'ibyo bagomba gufata n'ibyo badafata. Abo ngabo babashyiraho cya kimenyetso, bakabaha ubwenge bwa kifrimaso, noneho bava muri teoloji bakaba bashumba, bakaba bategetse, bakaba abantu bavuga ngo bagiye kwigisha ijambo ry'Imana, ariko iryo jambo ry'Imana baryigisha mu bwenge bwa kifrimaso, kuko ibyo babwiwe nibyo bajya kuvuga. Abantu bake, mvuze ngo bake, ni ukuvuga ngo abiga teoloji bose ntabwo ariko bashyirwaho ikimenyetso. Tuhumve neza, abiga teoloji bose ntabwo ariko bashyirwaho ikimenyetso. Bivuze ngo ntabwo ndimwo ndwanya ko abantu biga teoloji. Wajya kwiga teoloji, ariko mbere yo kujya muri teoloji banza usenga Imana, banza usaba umwuka wera aguhagarareho kugira ngo utashyirwaho ikimenyetso. Uwo mwuka wera ariho rero akamuhagararaho, amuha ubwenge bwo kumenya ibyo acira no kumenya ibyo amira. Abo barahari, bize teoloji kandi bafite ubwenge kandi buzuye umwuka wera kandi bigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri. Barahari, ariko ni bake. Imana iguha umugisha kumvise ijambo ry'Imana. Aho narangiriza ni ukukubwira ngo rya jambo nahereyeho rivuga ngo Yesu ni wa Rufa kandi ni Omega. Yesu ni we tangiriro kandi ni we herezo.
Yesu niwe tangiriro. Abubaka bakubaka neza nkuko biteganijwe, bubaka kuri Yesu ni itangiriro, ariko ni iherezo. Yesu n'ubundi niwe uzaza kurangiza byose. Ari abubaka bubaka uko byateganijwe n'Umwuka Wera, ari abubaka uko byateganijwe n'Imana, ari abubaka bakubakira kuri Kristo, ari ryo ribuye rikomeza imfuruka, ari we buye rizima. Abo ngabo Yesu araje. Ari abubaka nkuko babwiwe n'abafrimaso, bakubaka ibijyanye n'ibyo abafrimaso bababwiye, bagasobanurira ijambo ry'Imana nkuko abafrimaso babibateyemo babibabwiyemo. Yesu araje. Yesu aje kurangiza byose. Yesu aje gutsemba ibidashyitse. Yesu aje kubabamugura byose, bya bindi byubatse ku musenyi, bya bindi bitubatse ku rutare, bya bindi bitubatse kuri Yesu. Yesu nawe aje kubisenya. Yesu aje kubirangiza. Yesu aje gukuraho ibidashyitse. Yesu aje gushyiraho ibishyitse. Haleluya! Yesu araje. Yesu araje. Yesu araje. Kandi amaso yose ngo azamubona, kandi amavi yose azamupfukamira, kuko ngo n'abandi bamucumitse inkota bazamya ko ari umwami. Yesu araje. Yesu araje. Yesu araje. Abashaka guhunga bahunge bakizwe. Abafite zira nyigisho z'abafrimaso, abantu bimitswe n'abafrimaso bakabaha ubwenge bagenderamo, bakaza kutamika n'abandi, nibihana nibakizwe, niba bivemo, nibashaka ko abakristo be gushaka ibyubahiro, be gushaka kuba abayobozi, ahubwo abakristo bajye mu ijuru. Abayobejwe nabo bayobejwe nabo bantu, nabo nibabivemo bahindukire, bemere guca bugufi, bemere kunyura mu nzira ifunganye. Inzira ifunganye niwo musaraba wa Kristo, niwe uzatugeza mu ijuru. Ba bandi bose nagiye mvuga, mwemere mureke kujya kugendera ku bantu, ahubwo mugendere ku ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera. Yesu niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ariko ryahindutse rikomeza imfuruka. Imana ibaha umugisha ko mwumvise ijambo ry'Imana. Dusenge. Ndagushimye Mana, ndagushimye Yesu, ndagushimye ko nshoboje kuvuga ibi bintu numva ko bikomeye kuri ngewe, kandi birakomeye koko. Ubiha umwanya akabiha agaciro, akamenya ko bikomeye, arumvira ijambo ryawe, yihanakizwe, ahunga umujinya uzarya abanzi b'Imana. Ndasengeye abumvishije ijambo bose mwami, abo bireba bose, ari abayoborwa bakaba barayobejwe, bemere bakizwe, bagufate Yesu Kristo nk'ibuye rikomeye, bagufate nk'umwami, bagufate nk'umukiza, nk'umucunguzi, bakwiringire kuko wewe wenyine. Nta yindi fashanyo dukeneye, nta yindi fashanyo urihagije. Yesu mufite afite byose, bareka ibindi byose, bareka andi mazina yose, bizere Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Barakira, barabona ubugingo. Haleluya. Abayobya abandi nabo bihane bakizwe, bace bugufiya, bemere bakizwe, bace bugufi, baze ku birenge by'umwami n'abarabakiza. Yesu we, urakoze ko unshoboje kuvuga. Sengeye buri wese rero, twese nanjye nishyizemo, udufashe. Ijambo ryawe riratubwira ngo natwe twibwira ko duhagaze, ngo twirinde tutagwa. Nanjye umfate Mana, udufate, udukomeze, kugira ngo tuzasobore mu gihugu cyo mu ijuru amahoro. Urakoze ko wumvise. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen.